Ngiye muri Amerika, ni mu bitaramo byateguwe mu mayeta atandukanye, byateguwe na Nice Ndatabaye ndetse na Shima Ministries, aho tuzakora ibitaramo mu ma states anatandukanye, Indianapolis, Arizona, Tucson ndetse na Maine, Portland. Ni ibitaramo bitandukanye aho twizeye ko tuzahura n'abantu batandukanye tukagira ibihe byiza byo kuramya Imana. Nkuko musanzwe mukizi, tugeze ku kibuga cy'indege, turacyari kuganira na Aime Uwimana, turi kumubaza ku bijyanye n'urugendo agiyemo, igiterane agiyemo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa ndibeshye? Nibyo. Yego nibyo. Sinzi impamvu mise numva ko ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo rwose. Niko kuki wowe ari wowe bahisemo nk'umuntu ushobora kuba wajya kugupresenta? Hari abahanzi benshi bo mu Rwanda bakagombye kuba bahitamo abandi bahanzi benshi, kuki ari wowe bahisemo? Ubona ari nk'iki bakubonyemo ku buryo baguhitamo ngo ujye kubafasha mu kubataramira nyine? Ntabwo nakimenya. Ntabwo nakimenya. Umuntu afite icyo nzi cyo, mbangiye gukora umurimo nahamagariwe muri domaine ya gospel music, cyane cyane kuhimbaza Imana no kuyiramya. Rero sinavuga ngo babantoranyije bamisemo kubera impamvu niyi. Igihe sinabimenya, umuntu afite impamvu nyinshi afite uwo yatoranya, so nanjye sinamenya ngo ni impamvu. Icyo nzi cyo no kubambwiye ngo turagukeneye kugira ngo tubane muri ibihe byo kuramya no guhimbaza Imana, n'andi magambo atandukanye ari hagati yacu. Yes, hanyuma aho ugiye ubahishiye iki? Byinshi byiza, ariko mu ijambo rimwe nuko nizeye ko abo tuzabana tuzagirana ibihe byiza. Gahunda ni imwe, ni umwanya wo gusabana n'Imana, ni umwanya wo kuramya, ni umwanya wo kuruhukira mu kubaho kw'Imana. Nicyo nizeye kandi nicyo ntegereje. Yes, hari nk'ikintu wabwira abantu usize hano mu Rwanda, by'umwihariko nk'abantu bagukurikira ku mbuga nkoranyambaga, abakunzi bawe by'umwihariko? Mbere no kubashimira. Iyo umuntu ari umukunzi wawe, umukunzi ni ijambo rikomeye. Umukunzi ni ijambo rikomeye. Umuntu agukunda abaguhaye umutima, uguhaye umutima abaguhaye byose. Rero ndashimira abakunzi, ndashimira abanshigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, abashigikira ministry Imana yashizemo, numva nabashimira kandi babwira ngo dukomezanye dukora yewe nabo dukora iki Imana ishima, Imana ibaha umugisha. Yego, hanyuma tujya gusoza, umuziki nyarwanda uragenda ukomeza gutera imbere mu buryo bugaragara, aho abahanzi bo muri gospel bagenda baserukira igihugu cy'u Rwanda muri icyo gice n'ubundi cya gospel. Urabona umuziki nyarwanda uwubona hehe? Urebye aho duturutse naho tugeze, nibaza ko nishimwe nk'umuntu wawubonye ukiri ahantu ari ugukambakamba, ari ugukabakaba, reka mbyite gutyo. Navuga ko ari ahantu heza, nta no gushimira Imana pe, nta no gushimira Imana, kandi twizeye ko n'imbere ari heza kurushaho. Yego, tuzi indirimbo zawe, indirimbo za kera cyane, hashize imyaka myinshi. Indirimbo zawe ari karite zari zifite bijyanye n'icyo gihe, ariko nanone n'ubu ngubu hari indirimbo ufite nziza ziri kuri standard nziza. Kuvuga aho umuntu yibona burya biterwa n'inzozi umuntu afite. Hari aravuga ati Aime rwose uri ahantu heza, ndashimira Imana aho Imana ingejeje, ariko bitewe n'inzozi mbona bimeze nk'agatonyanga mu nyanja. So inzozi z'umuntu nizo zimwereka aho ari naho ageze. Inzozi zanjye ni ngari, aho ndi rero sinavuga ko ndagera ku nzozi zanjye zuzuye, nubwo nshimira Imana cyane aho ingejeje, ariko nizeye ku nzozi mfite, nizeye ko hari byinshi byiza biri imbere. Yes, hanyuma rero hari indirimbo nshya uherutse gusohora, indirimbo nziza cyane. Iriya ndirimbo ni indirimbo yaturutse kuki? Dusoza mu ijambo rimwe, ni indirimbo yitwa N'Igikundiro. Mvuze mu magambo make, ni indirimbo yaje hari ahantu haje kumpropoza akazi, ndetse bampropoza akazi bampropoza gukora, ndetse byagaragara nk'aho birimo bishobora kuzamura amafaranga. Nabonaga icyo gihe akaba akarengaho. Noneho mbitekerejeho ndavuga ntoya, ibintu birasa nk'ibibangamira kwizera kwanjye. Niyo ntangira ndirimba ngo nubwo bampa icyubahiro n'ubutunzi bw'isi, sinabigurana urukundo rw'umukiza wanjye. Ndamukunda nawe arankunda, ibyo birampagije. Kuba muri we
bindutira byose mu ijambo rimwe. So rero niho iyo ndirimbo yaturutse, nyirambwo n'ugikundira urukundo rwe ruraryoshye kurenza byose. So ni mu magambo make byari ibyo kuvuga ko urukundo rwa Kristo ruranyuze, byari biturutse kuri iyo proposition ko nkabona irasa nkaho yabangamira kwizera, kandi nkumva nta kintu cyabangamira kwizera kwanjye muri Kristo, cyangwa urukundo rwanjye na Kristo ruri hejuru y'ibindi byose. Yes, hanyuma rero reka dusoreze ahangaha, ndetse tukubwira ngo ugire urugendo rwiza, ndetse naho ugiye ibintu bibe amahoro cyane. Hari ikintu cya nyuma wifuza kuba wabwira abantu bawe, by'umwihariko abakunzi bawe dusoza? Nkuko nabivuze kare, ni kubashimira abakunzi, nkuko navuze ni ijambo rikomeye, abankunda bose Imana ibahamugisha, nanjye babona batankunda ariko sobanyangira iki ntacyo dupfa. So Imana ibahamugisha abantu bose muri rusange, ne kuvuga usanga abankunda n'abatankunda oya, icyo gice cy'abatankunda simba munagishiramo, navuga ngo umuntu wese unyumva unkurikiye Imana imuhamugisha. Urakoze cyane. Urakoze cyane nawe. Oya ntabwo urimo. Hari abantu gutenyamije. Yeah.